Eric reka tubanze tubwira abantu yuko bwa mbere nta muntu numwe ukwiye kumenya ngo yaciriweho iteka cyangwa ntiyaciriweho iteka. Nta n'umuntu Imana yigeze yikoreza uwo mutwaro. Mbese uyu munsi wone dufite umugabane w'abantu birirwa bigisha bati bakana kabaciweho iteka. Urubanza mu bazima cyangwa se kuvuga ngo abantu bakoze icyaha baciriweho iteka. Imana ukuntu igenzura urubanza mu bazima bitandukanye no kugenzura urubanza mu bapfuye. Abapfuye yiga ku muntu umwe ariko abazima ishyiraho igipimo rusange. Hanyuma uko abantu bafashe bashyize mu bikorwa ibyo ngibyo byo kuri icyo gipimo rusange nicyo kintu igishingirwaho. Wibuke kwezi umunsi w'isabato, iminsi 6 ujya ukora aba ari ikoramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagira umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Nshuti mukundwa, twongeye guhurira ku murongo w'umucyo w'isabato, nongeye kukuramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nandi mahirwe n'umugisha Imana iduhaye ko twongeye kugira amahirwe yo kurambura ibyanditswe byera kugira ngo tumenye ubushake bwaryo muri ryo. Turi kwiga ibyigisho byiza abo twakomeje kubana byerekeranye n'iminsi mikuru y'Uwiteka ndetse n'amasabato agendana nayo, aho umuvandimwe mureba imbere yanyu Ihirwe Praise yakomeje kutwungura ubwenge budasanzwe bwo gusobanukirwa n'urugendo rwo gucungurwa umugambi w'inama y'agakiza uhereye kera kugeza uyu munsi. Ushize twaganiriye ibintu bikomeye cyane byerekeranye n'umunsi mukuru w'impongano, umunsi mukuru wo kwezwa k'ubuturo bwera, cyangwa se umunsi mukuru w'urubanza, kuko byose twabonye ari ikintu bisobanura kimwe. Kwezi nongeye kukuramutsa. Urakoze cyane. Nkuramukije mu izina rya Yesu, kandi ndashaka ko fata umwanya kugira ngo usuze bene data bakomeje kubana natwe. Abavandimwe mwese mudukurikira turabishimiye, turabanezerewe, mahoro y'Imana bane namwe, kandi tunejejwe nuko dukomeje gusangira urugendo rwo kwiga, rutari rwo kwiga gusa ahubwo rugendereye no gutera imbere mu by'umwuka, ndetse rukatugeza ku rugero rw'igihagararo cya Kristo. Imana ishimwe cyane. Ndabararitse n'uyu mwanya ngo tubane muri iki cyigisho tugiye kujyamo kitubwira ibigendanye n'urubanza. Yego. Mbere yo kujya mbere ndagusaba kugira ngo ubanze usenge. Kadusenge. Mana yacu turagushimye, uhabwe icyubahiro. Amen. Utugiriye neza kandi twongeye kugaruka imbere y'ijambo ryawe ngo ritwungure ubwenge. Iyo tuhicaye twimenyaho ubugoryi, ariko kandi iyo tuhicaye turakuganyira ukadukiza. None Mwami, nuramuka utsinze imitima yacu muri iri jambo uduhe no kukwiyegurira. Duhe Mwuka Wera kugira ngo ibyo byombi bishoboke, kandi biduhe kugira imyiteguro myiza ikwiye abatahajuru mu izina rya Yesu. Amen. Muvandimwe Praise, ntabwo nzi niba mu bunararibonye ufite ku myaka ufite warigeze ujya mu manza. Ngewe ntabwo nagize ayo mahirwe, uretse ko hari atari n'amahirwe ku bagiye mu manza bambwiye ko biteye ubwoba cyane. Yego. Ariko icyo nzi mu nakwita teori nuko urubanza hari ibigomba kubaho kugira ngo urubanza rube rwuzuye. Urubanza rukwiye kubaho uburanisha, hakabaho urega, hakabayo uregwa, hakabayo n'amategeko yishwe, kandi ari burenganure abaregana kugira ngo haboneke utsinda n'utsindwa, ndetse ayo mategeko abateganya n'ibihano byerekeranye n'icyaha cyakozwe. Rero igihe tubwiwe yuko turi mu rubanza, ko twabonye ko turi munsi mukuru w'impongano, umunsi w'urubanza aho bya buri wese bigomba gusuzumirwa mu buturo bwera bwo mu ijuru, nibwira ko nta muntu utakwibaza imiterere y'urwo rubanza. Mbese ninde uregwa? Ese ndegwa iki? Ese ninde uri kundega? Ese ibirebwaho ni ibihe? Amategeko yishwe se yo nayahe? Kugira ngo ahari umuntu agaragare imbere y'urubanza atari bucirwe ibihano. Eric, ntabwo ingingo y'urubanza ari ingingo nshyashya mu bitekerezo by'abantu, kereka baramutse badafite imyizere ishingiye kuri Bibiliya, ariko n'abavuga ko bafite imyizere ishingiye kuri Bibiliya nubwo ingingo atari nshyashya muri bo, ariko hari urwego runaka nabo baba yumvaho. Yego. Abantu benshi uba wumva bakuvuga bati rega umuntu wese azihagarara imbere y'intebe y'Imana yivugira ibye. Ari nakora rimwe y'Abadiventiste umunsi wa karindwi, ariko ntitwayirenganya kuko niwo mucyo yari ifite. Yigize kuririmba ati buri muntu azajya yivugira ibye nitugera imbere ya rwa rukiko.
urumva ko ingingo y'urubanza ntabwo ari nshyashya mu bitekerezo by'abantu nubwo wenda bayizera nabi ariko kuba twaragombaga kugaragarizwa imbere y'intebe y'imanza iki ni ikintu abantu bakwiye kuzirikana yuko cyagombaga kuzabaho niko ijambo ry'Imana ryabivuze. Urwa kabiri rw'Abikorino 5:10 haranditse ngo kuko twese dukwiye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo umuntu kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri ari ibyiza cyangwa ibibi. Ubwo no yego bisobanuye ko nyine ko hare yaba yaribeshye dukurikije iryo somo. Ukurikije iri somo iri korari yaribeshye nkuko tugiye kubigaragaza ko mu ijuru hari urubanza kuko abo babirimbye abadivantisi umunsi wa karindwi kandi ko bigisha ko mu ijuru hari urubanza ariko nta muntu uri mu ijuru ngo abahagaze imbere y'urwo rukiko. Ni ukuvuga ngo rero kugaragarizwa ni uko imibereho y'umuntu ikwiye kugaragarizwa imbere y'Imana ntabwo bivuze ngo ni uko umuntu agomba kuba ahari. Ibyanditswe ku bantu nkuko turi bubibone nibyo bigenda bigaragarizwa bikongera gusuzumwa ntabwo umuntu ubwe ari we ubigenje ate ntago aba ari wuhari. Yego rero nkuko Eric wabitubwiye mu rubanza rwo mw'isi haba hari uregwa nkuko bivuze ati nta mubonare bonye bwanjye urubanza nabashije kurubonaho gakeya rundeba mu buryo butahuranyije ariko rwabayeho narabibonyeho gakeya. Rero muri urubanza hari umwavoka ari we ushinzwe cyangwa se wo kunganira uri umwunganizi hagomba kuba hari ku ruhande rw'uregwa ndetse hari umushinjacyaha nawe arahari hari umucamanza nawe arahari hari amategeko yishwe n'ibihano byose izo ni ingingo zose zigenje gute zihari n'abatanga buhamya ubwo nabo bagenje bate barahari. Rero no mu rubanza rwo mu ijuru ibi bintu birahari hari umushinjacyaha cyangwa mbese n'iki gishinja abantu umurezi ninde uregana cyangwa se ninde ugaragaza icyaha nta gushidikanya n'amategeko y'Imana. Amategeko y'Imana yarishwe ko bose bakoze ibyaha nibashyira ubwiza bw'Imana kandi Eric kugira ngo tubone ko byabinda abantu baje bavuga ngo tuzayihagarara imbere y'Imana niba ari ukwibeshya ngo imbere ngo y'urukiko ngo umuntu wese yivugira ibye ngo twisobanure ibintu nta hantu na hamwe byanditse mu ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana tubwira mu Baroma igice cya 3 ngo amategeko yatangiye kugira ngo akanwa kose kazibwe abantu bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Nuvuga ngo rero niba amategeko yakoreshwa mu rubanza uri muntu ki niba yaratangiye kugira ngo akanwa kazibwe wowe uzaburinde kugira ngo ubashe kubumbura ijambo uvuge. Zekariya mu gitabo cya Yosuwa mu gitabo cya Zekariya mwigize mubona hari ijambo na rimwe avuga Satani ihagaze iburyo bwe ngo agenza ate ngo amurege hari ijambo na rimwe abantu bigize bumva avuga ntaryo biba byari mu buryo bw'igishushanyo. Niyo mpamvu rero abantu b'Imana imibereho yabo nigaragazwa ntabwo bazaba bahari. Yego rero umucamanza na warahari avoka ni Yesu Kristo. Urwambere rwa Yohana 1:9 ngo ariko nidukora ibyaha mu gice cya 8 igice cya 8 haravuga ngo nyamara nihagira ukora icyaha dufite umurengezi kuri data wa twese niwe Yesu Kristo ukiranuka ni umurengezi. Ariko kandi hari ni n'umucamanza ko byombi agomba kubikora ni umutambyi nk'umurengezi ariko kandi ni n'umucamanza. Yohana 5 habitubwira neza 27 kandi yamuhaye ubutware bwo guca amateka kuko ari umwana w'umuntu. Yesu yahawe ubutware bwo guca amateka atari ukubera yuko hari indi mpamvu ibiteye ahubwo ruko yambaye umubiri agatsinda. Yango 22 byahuranya neza 22 reka tuyisome kuko ari nta numwe data acira kwiteka ahubwo yabihaye umwana we ngo bari guca amateka yose. 27 impamvu irabisobanura kuko ari umwana w'umuntu. Ngo impamvu uyu mucamanza yagombaga kuboneka nuko ari Yesu usangiye natwe imibabaro ari Yesu wasangiye natwe imibereho akabazi neza imihungorane duhura nazo niyo mpamvu ari we uhagaze muri uyu mwanya. Ariko ubwo rero bihita bitanga amahirwe yo gutsinda ku bantu b'Imana. Tekereza ko umwunganizi wawe ari nawe mucamanza mbese ibyo byabisobanura iki ku munyabyaha. Paulo yarabyitegereje avuga amagambo akomeye cyane mu gice cya 8 cy'Abaroma aravuga ati mbese ninde ni iki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Umurongo wa 34 ni 33 ninde uzarega intore z'Imana ninde ni Imana kandi ari izitsindishiriza uya rwose ubw'Imana ntabwo ari izagenza ite izabikora. Ninde uzazicira kwiteka ni Kristo Yesu kandi ari we wazipfiriye ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. Hano ubwo bavuze iki bavuze ngo intore z'Imana ariko intore z'Imana nizo bagenze bate
intore z'Imana ubwo ni bande? Ni babandi bisunze Yesu nk'umwunganizi wabo kandi akaba ari nawe mucamanza. Ubwo yo kuko ari umwunganizi akaba ari umucamanza kandi akaba ari umucamanza utabera, abamwiringiye bazaba bafite amahirwe yo kuvuganirwa nawe, ariko kandi ntabwo azababera igihe cyose bazaba batatandukanye n'icyaha. Yego, urakoze, umaze kudusobanurira umucamanza uwo ari we ni Yesu Kristo, umaze gusobanura umwavoka uwo ari we ni Yesu Kristo, umaze gusobanura umushinjacyaha uwo ari we. Amategeko ese na yahe? amategeko 10. Yego, ni amategeko 10 harimo n'irya 4. Yego, isabato nayirimo rwose. Yego, umaze kudusobanura kandi yuko twebwe abanyabyaha ni twebwe nyine turebwa n'urwo rubanza. Umuntu wese baba bapfuye ndetse n'abazima, buri wese akwiriye kugaragazwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Ikibazo ni biki birebwa mu rubanza? Ibirebwa mu rubanza nta bindi, ni uburyo imibereho y'umuntu nk'uko ijambo ry'Imana yavuze, umuntu wese ahabwa ibikwiye ibyo yakoze. Mu byo yakoze rero harimo umucyo yakiriye, uwo yagendeyemo, ubwo wamuhesheje kwandikwa mu byiza, kandi nanone uwo yirengagije warasuzumwe. Igihe cy'umuntu cyakoreshejwe giti, impano umuntu yahawe zakoreshejwe zite, ibyo byose ni ibintu Eric bisuzumwa mu rubanza. Amagambo umuntu yavuze ni ikintu cy'ingenzi cyane gisuzumwa, ko Yesu yaravuze ngo amagambo yawe niyazagutsindisha nayo azagenza gute, azagutsindishiriza. Rero aha ngaha hari ikintu cy'ingenzi kandi kirebwaho mu rubanza cy'imibereho y'umuntu, igikorwa gito y'umuntu akoze, ijambo rito y'umuntu avuze, byose igihe cy'uko agikoresheje byose birasuzumwa. Ibyakorejwe nabi bikarebwa niba umuntu yarabyihannye akababarirwa hakandikwa imbabazi, kandi nanone byaba bitarihanwe ngo byakirwe imbabazi umuntu abireke, ibyo bintu bikamushyirishaho urubanza rwo gucirwaho iteka. Yego, birakomeye ibyerekeranye n'ibigomba kurebwa, niba n'amagambo azarebwa, niba igihe umuntu yakoresheje kizarebwaho. Ese ubwo ninde wahagarara adatsinzwe? Icyo kibazo ubajije kiratangaje. Ninde wabasha guhagarara adatsinzwe? Ariko hano tubonye ko intore z'Imana, Imana ntabwo izaziciraho iteka, ntabwo izaciraho iteka. Kandi Abefeso 6, abambara intwaro zose z'Imana kugira ngo birinde gukora icyaha, abo ngabo nabo bazahagarara badatsinzwe. Abo rero nibo dukwiye guhagararamo. Mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, ni igitabo ntekereza ko abantu benshi bazi bavuga ururimi, paje 345, aravuga ngo icyo umuntu akoze cyose kinyura imbere y'Imana kikandikwa ko ari igikorwa cyo gukiranuka cyangwa se cyo gukiranirwa. Mu buhanga butangaje kandi butagereranywa, imbere y'izina ryose mu bitabo byo mu ijuru handikwa ijambo ryose ry'ibinyoma, umurimo wose wo kwikunda, inshingano yose itujujwe n'icyaha cyose gikorerwa mu rwihisho, imiburo yoherezwa n'ijuru cyangwa se gucyaha kwirengagijwe, igihe cyapfushijwe ubusa cyangwa se cyakoreshejwe nabi, imbaraga zakoreshejwe mu kwimakaza ibyiza cyangwa ibibi, ndetse n'ingaruka zabyo zikomeye, byose byandikwa n'umumarayika. Ngira ngo aha ngaha wenda n'incanye make y'ibintu byandikwa hariya, ariko hakandikwa n'ibyiza. Ibyiza rero byandikwa, byo wenda kwitabwaho ni byiza, ariko habanza kwitabwaho ibyaha abantu bakoze kugira ngo barebe niba baragenje gute, barabyihannye. Yego, niba nkumvise neza, ntabwo umuntu yabuzwa mu ijuru nuko yabaye umunyabyaha akaba yarakoze ibyaha byinshi. Gukora ibyaha byinshi ntabwo byabuza umuntu kujya mu ijuru, ahubwo ikizabuza umuntu kujya mu ijuru nuko yanze kwihana, nuko yanze kwitandukanya n'ibyo byaha kugira ngo bijyanwe mu buturo bwera, muri bwa buryo watweretse. Ibyaha byavanwaga ku muntu bigashyirwa ku gitambo bikajyanwa mu buturo bwera, maze ubuturo bwera bukazezwa, uburyo bizagaruka kuri nyirabayazana wabyo, ya ihene ya Azazeli ihagarariye Satani, kugira ngo ahanwe igihano kizanwa n'icyaha yakoze. Yego, ibyo ni ukuri rwose, kandi uko ni nako biri. Aba bantu nabo nkuko twabibonye mu buturo bwera, abantu basuzumwaga kugira ngo barebe kuko abo igitambo cya Kristo cyagiriye iki umumaro, ngo bajye mu ijuru, bari bahabwa umunezero wo mu minsi mikuru y'ingano nkuko tuzabibona, abandi basigaye bagenze gute, bacirweho iteka. Yego, none se ubwo twabwira gute abantu bagerageza mu muhati wabo kwiyeza, kwitunganya, ngo bitandukanye n'ikibi kugira ngo bakunde bemerwe n'Imana? Ese byaba bifitanye iyihe sano n'ubutumwa bwa Paulo, ari nabwo abakurambere bacu b'abagorozi nka Martin Luther babwirizaga, yuko twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, bitavuye mu kwigira abakiranutsi, mu mirimo, mu gukomeza isabato, ngo ahari ari byo twibwa yuko bizatuzanira agakiza? Hari ikintu abantu bakeneye kumenya Eric.
kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Kandi mu gitabo cy'ibyahishuwe Yesu yashimiye abantu kwizera bo mu itorero rya mbere kwizera rwose amatorero yagiye ayashimira kwizera, ariko ageze ku itorero rya gatanu kuko yari ageze mu rubanza abantu baze kubisoma neza mu gitabo cy'ibyahishuwe cya gatatu guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa gatanu, aravuga ati nabonye ko ari nta mirimo mwakoze imbere y'Imana yanjye. Ni ukubera iki yabonye ko ari nta mirimo bakoze? Dutsindishizwa no kwizera, ariko imirimo ni isuzumwa mu rubanza. Niyo mpamvu Yesu igihe yari ageze mu rubanza yarababwiye ati ko nabonye nta mirimo mwakoze. Ntabwo yavuze ngo mufite kwizera, ko bari bafite kwizera, ariko kwizera gupfuye kuko bari bafite izina ry'uko bari ariko ari intumbi, bari bavuga ko bafite kwizera ariko imirimo ntayo. Imirimo rero ni isuzumwa mu rubanza, ko Paulo yavuze ngo umuntu wese azahabwa ibyo yakoze, ibikwiye ibyo yakoze akiri hehe, akiri mu mubiri. Ubwo rero hazarebwa iki? Hazarebwa imirimo. Yego. Ese ko numva gikomeye. Turahuza gute rero n'ubutumwa bwa Paulo? Abefeso 2:8 mwakira n'umuntu kubwo kwizera. Nuwa ngo Paulo ntabwo yanditse Abefeso gusa, kandi twatsinzishijwe n'umuntu kubwo kwizera koko. Ntibyavuye ku mirimo itwegetswe n'amategeko, ariko kandi aya mategeko ntabwo tuyakandagira. Kubera iki? Kubera yuko umurimo w'urubanza uracyagenje ute? Uracyahari. Yego. Rero umurimo w'urubanza byanze bikunze wibanda ku mirimo y'abantu. Ntabwo wibanda ku byo umuntu avuga, ahubwo ureba ibyo umuntu yagenje ate yakoze. Yego rwose. Ngira ngo amagambo uri kuvuga arumvikana, kandi abantu b'Imana bakwiye nabyo kubisobanukirwa ko kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Yego. Niba nizera data wa twese, nkizera umwana we ko yamfiriye, agahambwa akazuka, ijambo ry'Imana rikaba rinsaba ngo kubyizera ibyo mbihamishe kubatizwa mu batizo w'amazi menshi. Uwo mubatizo w'amazi menshi navuga ko ari umurimo, ariko umurimo werekana kwizera nizeye ko icyo Kristo yagikoze. Ni ukwizera gushyizwe mu bikorwa. Gushyizwe mu bikorwa. Mu yandi magambo nta kwizera kuba kwabayeho igihe cyose nta mirimo yagenje ite yabayeho yabonetse. Niba kwizera ijambo ry'Imana Yesu Kristo yageragereshejwe mu butayu iby'umugati, ubwo Satani yavugaga ati umanyure umugati uwurye, maze Yesu aramubwira ati umuntu ntabwo atungwa n'umutsima gusa, niko byanditswe, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Ubwo ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana niryo ngomba kugenderamo. Niba Imana ivuze ngo wibuke kweza umunsi w'isabato kuko uri umwana wanjye, ubwo nanjye nishimira kweza umunsi w'isabato. Ntabwo ibyo bintu mbikoze nk'imirimo izansindishiriza imbere y'Imana, ahubwo mbikoze kuko natsindishijwe ndi umwana w'Imana, nishimira kuruhukana na data wa twese mu munsi w'isabato. Nibyo ushatse kuvuga? Nicyo ngicyo bisobanuye. Yego. Eric, reka tujye mbere tureba ku bigendanye n'uru rubanza. Rwatangiriye mu basinziriye, ariko rugomba no kuza mu bariho. Yego. Mbese dushingira kuri Yesu mo tuvuga ibi ngibi. Petero abivuga neza mu rwandiko Petero yandikira itorero mu rwandiko rwa mbere mu gice cya 4 umurongo waho wa 17 hari ikijambo ry'Imana ritubwira kuri iyi ngingo. Petero ati kuko igihe kigiye gusohora, ubwo mu gihe cya Petero icyo gihe ntabwo cyari gihari, uko igihe kigiye gusohora urubanza rukabanziriza mu b'inzu y'Imana. Ariko se niba ribanziriza kuri twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite? Eric, biratangaje. Urubanza mu bapfuye rwagomba guhera mu nzu y'Imana, ariko abo mu nzu y'Imana bavuzwe ni bande? Hano nubwo twabisobanuye tugakomeza no kubivuga kenshi ku itorero ry'Imana n'Abadiventiste mu munsi wa 7 ryo mu gihe giheruka rikaba ari itorero ryasigaye, ariko uru rubanza rwagombaga guhera ku bantu babayeho mbere yuko Abadiventiste baba bahari. Niyo mpamvu rero abantu bose bizeye Yesu, intambara ikomeye page 345 bavugwa ko abo bantu bose babariwe mu nzu y'Imana. Yego. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, page 344 havuga yuko abantu bose bagize uruhare mu murimo w'Imana. Abo bose banditswe muri iki gitabo babarirwa muri iyi nzu y'Imana. Yego. Biratangaje cyane. Ikindi kandi mu page 987 mu gitabo cy'ubusobanuro bwa Bibiliya bw'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7 bavuga yuko bana ari abana b'Imana. Ndetse kandi mu ntambara ikomeyeho hakomeza kutubwira yuko abantu bose bavuze yuko bizeye nde Yesu Kristo, nk'uko ibi bintu byose twagenje gute twagiye tubibona. Abizeye Yesu Kristo, abigize kuvuga abavuze bose yuko ari abayoboke ba Yesu Kristo. Na amazina ne tubonye bwa mbere, abaje mu murimo w'Imana 2, abana b'Imana 3, abizeye Yesu bose 4, abavuze yuko bose
ari abizera ari abayoboke ba Yesu Kristo bo mu bihe byose abo bantu bose urubanza rwabo rugenje gute ruriho bivuze ngo inzu y'Imana byerekezaga ku bantu bamenye Imana yo mu ijuru kandi bakifuza kuyikurikira baba barabaye abapagani cyangwa se barayikoreye nabi abo bose urubanza rurimo ruragenza gute rurimo rurabareba yego nibwira ko Abefeso 2 twahoze tuhavuga havuga ibya Yesu Kristo n'umurimo yakoze zavuga ati ko mubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Abefeso 2 umurongo wa 20 maze umurongo wa 21 ukavuga mu buryo bwahuranije uti muri mwe inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami Yesu. Bivuze ngo abantu b'Imana bose nibo bagize urusengero rw'Imana nk'uko maze kwisobanura. Yego rwose Eric reka tuvuge kuri iki kintu. Hari abantu benshi bajya bavuga bati urubanza rwamaze kuva mu bapfuye ubu rugeze mu bariho, ariko kandi nekeza ko nawe ariho wari ugiye kujya. Aho ngaho niho twari tugiye kujya kuko ni ahantu hakomeye cyane. Abantu barakubwira bati mu cya 888 ukurikije ibyabaye urubanza rwavuye mu bapfuye rujya mu bagenje gute ngo Elina White ngo ibyo bintu niko yabyanditse. Ariko se reka tumubaze mbese Elina White koko atubwira yuko ibyo bintu ariko byagenze mu cya 888 reka turebe icyo abivugaho. Eric aya magambo aboneka mu bihamya by'itorero volume ya 5 page 392. Elina White yaranditse ngo ibihe byinshi mwitumba ry'ubushize ubwo yavugaga mu cya 888 kugeza mu cya 889 ngo nagiye mpura na raporo zitandukanye zivuga ko ngo mu nama y'Minneapolis giye ngo naba nareretswe ko urubanza rwatangiye mu cya 844 rwaba rwaravuye mu bakiranutsi bapfuye rukaba rwaramaze gutangira mu bagenje gute mu bariho. Ibi ngibi neri nabaye turimo arabitubwira. Aje aravuga ati iyi raporo ntabwo ari ukuri. Ibihuha nk'ibyo nagiye mura nabyo mu myaka 2 ishize. Biratangaje cyane kandi ngo ibi bihuha byabaga byigaragaza nk'itekerezo kiri mu ubwenge, ariko ibi bintu agaragaje yuko ngo ari ibihuha kandi ibyo bintu ntabwo ari ukuri. Ndetse icyerekana yuko ibyo bintu atari ukuri ni ukubera yuko mu cya 900 yandika ibihamya by'itorero volume ya 6 yaranditse aravuga ngo umurimo ukomeye w'urubanza mu bazima uri hafi gutangira, uri bugufi gutangira. Bivuze ngo rero ntabwo mu cya 888 yaba yaranditse yuko urubanza rwatangiye mu bazima kandi ngo nyuma y'imyaka 12 avuge yuko rutari rwagenza gute rutari rwatangira. Yego nta gushidikanya rero ko dukeneye kwiga kuri iyi ngingo tukamenya ngo noneho ni ryari urubanza rujya mu bazima kandi babyatewe n'iki. Yego ijambo ry'Imana hari icyo ritubwira. Eric reka tubanze tubwira abantu yuko bwa mbere nta muntu numwe ukwiye kumenya ngo yaciriweho iteka cyangwa ntiyaciriweho iteka. Nta n'umuntu Imana yigeze yikoreza uwo mutwaro. Mbese uyu munsi wone dufite umugabane w'abantu birirwa bigisha bati bakana kabaciweho iteka. Igihe kimwe nanjye ibi ntabwo nari nakabisobanukiwe mu gihe runaka kugeza igihe kubwo Imana kubw'ijambo ryayo yaje kunkebura. Kandi nzi ko ntari jyenyine hari nabandi bishoka ko batabyumvaga, ariko genda shima Imana yuko niburi uyu munsi none hari urwego mbyumvaho. Urubanza mu bazima cyangwa se kuvuga ngo abantu bakoze icyaha baciriweho iteka. Imana ukuntu igenzura urubanza mu bazima bitandukanye no kugenzura urubanza mu bapfuye. Abapfuye yiga ku muntu umwe ariko abazima ishyiraho igipimo rusange. Hanyuma uko abantu bafashe bashyize mu bikorwa ibyo ngibyo byo kuri icyo gipimo rusange nicyo kintu igishingirwaho. Dushobora gufata urugero nk'abo kwa Nowa. Abo kwa Nowa nta muntu wazize ko yasambanye, nta muntu wazize ko yibye, nta muntu wazize ko yasinze. Bose bazize kutemera ubutumwa bwa Nowa bwabararikiraga kugenza gute kwinjira mu nkugi. Cyari igipimo rusange Imana yashyizeho. Abo kwa Sodomu cyari igipimo rusange Imana yashyizeho. Iyo basohoka bakava Sodomu bari bukire. Abantu bo mu gihe cya Yesu abayuda iyo bemera Yesu kandi bakemera bagasohoka bakava muri Yerusalemu, ndakubwiza ukuri yuko bari bukire. Ni igipimo rusange cyari cyashyizweho. N'uyu munsi wa none rero
Imana igomba gushyiraho igipimo rusange igihe igiye gusuzuma imibereho y'abazima. Ijambo ry'Imana ricyo bitubwiraho kandi birasobanutse. Ya magambo twavuze mu bihamya volume ya 6 page 130 babutse bagaragaza igihe cyari cyo. Ikimenyetso cy'inyamaswa n'igishyirwaho nicyo kigomba kuba igipimo rusange mw'isi kigafatirwaho imyanzuro ya nyuma y'ubwoko bw'Imana. Hari amagambo ne mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka igika cya 839 niba nibuka neza kivuga ngo igishushanyo cy'inyamaswa kizashyirwaho mbere yuko imbabazi zirangira, bitewe nuko aricyo kizabera ubwoko bw'Imana ikigeragezo giheruka ari nacyo kizabugenera ubugingo buhoraho. Bihita ubwo bisobanuye iki? Niba igishushanyo cy'inyamaswa aricyo kigenera ubwoko bw'Imana ubugingo buhoraho, sobanuye ngo nicyo kigeragezo kigenje gute giheruka, nicyo gipimo rusange gishyirwaho muri icyo gihe. Nta kindi bisobanuye rero kiba itegeko ry'icyumweru aricyo ryagenje gute ariyo ryashyizweho. Kandi muri icyo gitabo ya volume ya 3 page 130 barabivuga bakavuga ko ikimenyetso cy'inyamaswa aricyo kizagaragaza icyo gihe. Ibi ni ibintu by'ingenzi abantu bakeneye gusobanukirwa neza. Kandi ibi ngibi dushobora no kubihamisha Bibiliya Eric, abantu wenda ntibagire ngo ni ibintu byacu gusa. Ariko Bibiliya nayo irabivuga neza. Kugira ngo urubanza rutangire mu bapfuye mu 844, ijambo ry'Imana ritubwira ko mu 844 ni ikihe kintu cyagaragaje ko rugiye kujya mu bapfuye? Ni ijwi rya marayika wa kabiri waje avuga ngo iragwiraguye Babuloni. Ibyeshe 18 twongera kubona marayika wundi asubira mu butumwa nk'ubwo ariko mu buryo butandukanye nabwo ho gatoya, kuko bo yongeramo ngo kuko ibyaha bya Babuloni byarundanyijwe byavuye mw'isi bikagera imbere y'Imana. Mu yandi magambo Imana yibutse gukiranirwa kwawo si uko mbere y'icyo gihe nta byaha abantu bakoraga, ahubwo nuko icyo gihe bizabigaragaje ko urubanza rugeze hehe mu bazima. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Mu by'ukuri rero muvandimwe ngira ngo ibi twabibonye cyane, kandi reka turebe noneho iki ijambo ry'Imana tubwira igihe turimo twitegura iby'iki gihe. Mbese dukwiye kubaho iyihe mibereho? Hano mu gitabo cy'intambara ikomeye page 350 hari icyo batubwira. Ubu turiho mu gihe cy'umunsi ukomeye w'impongano, mu gihe cy'iminsi yo ku munsi w'impongano yakorwaga mu buturo bwera bwo ku isi. Iyo umutambyi yabaga ari guhongera ubwoko bw'Abisirayeli bose basabwaga kubabaza imitima yabo babinyujije mu kwihana ibyaha no kwicisha bugufi imbere y'Umwami Imana, kandi wabaga atabikoze yacibwaga mu bwoko bwe. Mu buryo nk'ubwo muri iyi minsi mike isigaye igihe cy'imbabazi, abantu bose bifuza ko amazina yabo adahanagurwa mu gitabo cy'ubugingo bakwiye kwibabariza imbere y'Imana batewe agahinda n'icyaha kandi bafite kwihana nyakuri. Bakwiye kwinira kandi bakisuzuma mu mitima yabo. Iki ngiki ni icyabona abantu b'Imana bakwiye gukora, ni ukwisuzuma mu mibereho yabo kandi bakihana bafite kwicisha bugufi. Haranditse ngo umwuka udafashije kandi w'ubupfapfa ugundiwe na benshi bavuga ko ari abakristo ugomba kurekwa. Imbere y'umuntu wese ushaka gutsinda ingeso mbi zirwanira kugenga umuntu hari urugamba rukomeye. Umurimo wo kwitegura n'uw'umuntu wese ku giti cye. Ntabwo dukirizwa mu matsinda. Iri jambo ryumvikane neza, nta kigare kirimo. Ntabwo dukirizwa mu matsinda, no mu rusengero nta uhakirizwa, ariko amatsinda bavuze ni abantu runaka bikize hamwe, ntabwo ari amatsinda yo gusenga. Nyabuneka ibi byumvikane neza, atagira utwumva nabakagira ngo hari icyo twibasiye. Yego, ntabwo dukizwa mu matsinda. Ntabwo ubutungane no kwitanga by'umuntu umwe bishobora gukemura ubukene bw'iyo mico mu wundi muntu. Nubwo amahanga yose agomba guca mu rubanza imbere y'Imana, ariko Imana izagenzerana ubwitonzi urubanza rw'umuntu wese nkaho nta wundi muntu uri ku isi. Umuntu wese azagenzurwa ngo harebwe niba adafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikindi kintu cyose gisa gityo. Ibizaba bijyanirana n'irangira ry'umurimo wo guhongera biratangaje. Uko uwo murimo ukorwa bifite agaciro gakomeye. Muri iki gihe urubanza ruri gucibwa mu buturo bwera bwo mu ijuru. Hashize imyaka myinshi umurimo ukorwa. Vuba bidatinze nta muntu uzi icyo gihe icyo ari cyo urwo rubanza ruzagera ku by'abariho. Biratangaje cyane. Ibi yabyanditse mu 888, ariko iki gitabo cyongeye gusubirwamo mu 911. Iyo biza kuba byaratangiye mbere y'icyo gihe mu 911, iyi nteruro yakabaye yarayihinduye kuko yari agihari. Ariko bivuze ngo kugeza mu 911 urubanza rwari rutaratangira mu bagenje gute mu bariho. Nta muntu uzi icyo gihe. Imibereho yacu igomba kunyuzwa imbere y'Imana n'igitinyiro. Muri iki gihe kurenza ibindi byose ni ngombwa ko buri wese yumvira umuburo w'Umukiza avuga ati mube maso musenge kuko mutazi igihe ibyo bizasohoreramo. Ariko rero nutaba maso nzaza nk'umujura nawe ntuzamenye igihe nzagutungurira. Ikindi kandi hari igihe abantu bahita bavuga bati noneho kugira ngo twitegure urubanza reka twigendere twigire mu mashyamba ntidukore imirimo tujye kubwiriza gusa. Ni iki Yesu yavuze? Yavuze ko imibere abantu b'Imana baba babayeho bate muri icyo gihe. Yaravuze ati intungane n'abanyabyaha bazaba bakiri ku isi bafite imibereho yabo ipfa. Abantu bazaba bahinga bubaka barya kandi banywa. Biratangaje.
ibi ngibi abantu benshi bitewe n'ukuntu bumva itegeko ry'icyumweru uburyo rizaza bahita biyumvisha ngo ubwo bimeze bityo bivuze ngo itegeko ry'icyumweru kubera ko ariryo rishyirwaho abantu barya banywa bagize gute ubwo niho naho urubanza rugenje gute rurangira ariko ntabwo ariko bibiri ijambo ry'Imana ritubwiye neza yuko urubanza mu bazima imyanzuro izafatirwa buri wese abantu b'Imana ku isi bakanahinga bakarya bagasarura ndetse n'ibindi kimwe n'abanyabyaha nubwo n'akarengane kazaba katatangiye kotsa ubwoko bw'Imana igitutu Imana izaba igifasha imiyaga kugira ngo umurimo w'ubutumwa bwa Marayika wa gatatu utagenda utaburizwamo ibyo bigomba gukora hari n'ubufasha buri kubishyigikira kandi abantu b'Imana bari gukora n'imirimo kuko umurimo nawo hari urwego rwo kwezwa ugomba kugezaho umuntu niyo mpamvu rero abantu b'Imana nabo bazaba babaye muri icyo gihe ndagira ngo nsweze ku magambo ari ahangaha avuga ngo nuko namwe mu amaso atazabatungura agasanga musinziriye abarambirwa kuba amaso bakarangamira ibirangaza by'isi bari mu kaga gakomeye mu gihe abacuruzi bahugiye mu gukurikirana inyungu mu gihe bakunda ibibanezeza bashaka guhaza ibyifuzo byabo mu gihe ababaswe no kugendana n'ibigezweho barangamiye imirimbo byashoboka ko muri icyo gihe aribwo umucamanza w'isi yose yazaca iteka avuga ati wapimwe mu gipimo ugaragara kudashyitse aya magambo ari kugaragaza ko abantu badakwiye guhugira mu by'isi ngo babure umurimo wo kwitegura ariko umurimo wo kwitegura n'umurimo wa buri munsi nawo ufite uruhare muri uyu murimo wo kwitegura niyo mpamvu rero hari umugabane munini w'abantu bitegereza ibibaho bakabifata nkaho ntacyo bigenje gute bivuze ariko hari n'umugabane munini w'abantu bafata ibibaho bakabisobanura icyo bitagenje gute bitavuze abo bose bakeneye kwihana bose bakeneye kwezwa n'ijambo ry'Imana rikaba ryo ribayobora mu myanzuro iheruka bari gufatira ubugingo bwabo igihe rero urubanza rugiye kuza mu bazima nakwifuriza cyane kugira ngo ruzasangure maso ukeneye kugenzura ibimenyetso by'ibihe ukagenzura kandi ukitegereza cyane by'umwihariko ariko uharanira no gutandukana n'icyaha mu bugingo bwawe Imana itugire neza mu izina rya Yesu reka dusenga Imana turagushimye Uwiteka mwami Imana yacu habwa icyubahiro tunejejwe n'iki kiganiro duhaye kandi tubonye neza iby'urubanza birashoboka yuko harimo ibintu bitumvikanye kubera ko turi abantu umwuka wera kumeza bishuye mu gihe gikwiriye kandi bye n'imbuto zikwiriye mu mibereho yacu bitugeze ku kwezwa duteganyirije mu izina rya Yesu amen.